Hello guys, nongeye kubasuhuza cyane cyane abantu mudukurikira kuri Run with Dr. Lee, urubuga tubagezaho ibiganiro byiza bijyanye n'ubuzima bw'umwana kuva umutwite, umubyara ndetse na rwa rugendo rwose rwo kurera umwana, ariko nanone ntabwo twibagiwe mama, na bya bintu byose bishobora gutuma ubuzima bwa mama bugenda neza ndetse n'ubwa papa. Niyo mpamvu tuba tubagezaho n'ibiganiro nyine bireba ababyeyi, abamama, abapapa, kugira ngo abantu bari mu nshingano zo gutuma ubuzima bw'umwana bumera neza, nabo bamere neza, bagubwe neza, bityo batume na wa mwana bari kurera amera neza. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ikiganiro cyiza abantu benshi bakunda kwibaza ngo kuboneza urubyaro se ni ingenzi? Ese ni ubuhe buryo bwiza bwizewe nkwiye guhitamo nk'umumama butagira ingaruka ku buzima bwanjye kandi bukamfasha kugira ngo nyine ngire imibereho myiza, ubuzima bwiza ndetse n'abana ndi kurera bakure neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira byinshi bijyanye n'uburyo buhari bwo kuboneza urubyaro ndetse n'amahitamo ukwiye kugira meza kugira ngo nyine ubuzima bwawe bugende neza, kuko sometimes ujya usanga abamama bakora amakosa menshi ashobora kugira ingaruka ku bana ndetse no ku buzima bwabo, cyane cyane ugasanga mama amaze kubyara then ugasanga ari kunywa ibinini rimwe na rimwe atazi niba bigize, ugasanga ari kunywa ibinini birimo estrogen, birimo progesterone, then later ukazasanga ari gukomplaininga ngo muga nta mashereka mfite, ngo nabuze amashereka, then akaba yatangira gufata wa mwana ufite ibyumweru bibiri atangiye kumuha amata y'inka. Guys, ibyo bintu bishobora gutuma ubuzima bw'umwana nyine bujya mu kaga bitewe n'uko mama we ntabwo yamenye uburyo bwiza akwiye gukoresha nyine aboneza urubyaro, ariko nanone butakwiye kugira ingaruka nyine ku buzima bw'umwana. Ikindi ugasanga abantu bafite mayindi y'uko ngo umuntu uboneza urubyaro ngo umwana ngo aragenda akazingama ngo ntakura ngo ntava ahari, bya bintu nyine abantu benshi bagiyeho mayindi itari yo, nyine ugasanga bigiye bibageraho negative effect haba ku bana haba ndetse no ku buzima bwa mama. Uyu munsi rero rero iki kiganiro nimba uri wa muntu ufite amatsiko menshi ku bintu bijyanye no kuboneza urubyaro ndetse na bya bintu ndetse n'amahitamo ukwiye kugira nyine kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza ndetse n'ubuzima bw'umwana nyine bugende neza. Niba ari ubwa mbere rero utarakora subscribe, please kanda ku nzogera kugira ngo nyine udusapotinge, ikindi tujye tubana kenshi muri ibyo biganiro bizajya bidufasha kunguka ubumenyi, kugenda nyine twunguka ibintu byinshi bidufasha kugira ngo ubuzima bwacu bugende bumeze neza ndetse n'abo bana turi kurera tubarere tumeze neza, nyine ubuzima bwacu bumeze neza. Guys, welcome back. Niba usanzwe ubana natwe rero guha ikaze, nawe yumvemo ikaze kandi ngushimira wowe wahisemo gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Uwiteka aguha umugisha. Uyu munsi rero ndashaka kubabwira yuko dufite uburyo bwinshi rwose, amahitamo ni ayawe, ushobora gukoresha uboneza urubyaro kandi muri ubwo bwose hari ubugaragaza yuko buri very mostly effective gukora rwose igihe cyose wumva ufite intego ushaka kugeraho. Ubundi ni byiza nyine kumenya uko ugenda utwara ubuzima bwawe, uko ukora amahitamo, cyane yuko tutari muri cya kinyejana aho ukwiye kubyara buri munsi, kuko dufite ibintu byinshi, dufite inshingano nyinshi. Ni hahantu abamama dukwiye guhaguruka tugakora tugafatanya kugira nyine wa muryango wacu dufite umere neza. Hari uburyo bwinshi rero, hari uburyo buri permanent bashobora gukorera buhoraho, hari uburyo buri long acting, bwa buryo bashobora kugukorera bushobora kumara igihe kinini, bishobora kugera ku myaka 10, above 10 years, like above 5 years and 10, bishobora kumara nyine igihe kinini. Hari na bwa like umara igihe gito. Ibyo byose tugiye kugenda nyine tubiganiraho. Ese wakwibaza muri ubwo buryo bw'ipermanent buhoraho harimo ubuhe? Ikintu cya mbere, hariho ku bamama hariho uburyo bwinshi bashobora kugukorera. hari uko bakora tube irrigation, like nyine ya tube itwara igi ryamaze gukura rikarijyana mu cyo twita fallopian tube, then ryagera muri fallopian tube niho habera nyine fertilization, then ryamara kwifertilizinga rikaza rikagera muri uterus aho umwana nyine aba akurira
nyine aho ubuzima bw'umwana bwose bwiforoma agakurira akamera neza. Ubwo rero iyo ushaka bwa buryo buri permanent buhoraho udashobora nyine kuzigera wongera guhindura, baraza bakagafata ka gatibe bakagafunga then bikarangira. It is simple guys. Wumva ushaka rwose kutazongera kubyara vuba, ibyo nabyo birahari wabikoresha, ni amahitamo meza kandi wahitamo nyine cyane cyane nk'abamama baba bakuze bageze muri 40. Ntekereza ko mama nyine akenshi ntabwo aba agikeneye kubyara, ashobora kugenda nyine agakoresha tubal ligation, ni option nziza nayo iri effective. Ikindi kintu ntabwo twibagiwe, abapapa nabo ntibakaduhenda ubwenge, nabo hari uburyo bwiza buhari rwose, aho bamufata bakamukorera nka vasectomy nyine bigatuma za ntanga zidashobora kuba zigisohotse ngo zigende zihure n'igi ry'umugore. Icyo gihe rero nawe rwose umugabo we wifuza gukoresha uburyo burahari kwa muganga, ushobora kujyayo nyine bakagufasha rwose, ni uburyo buri permanent nyine bwagufasha kugira ngo wowe n'umuryango wawe mubashe kubaho neza, mufite abana mwifuza kurera. Ikindi nyine n'umumama abashe like gutumana bwa buzima bwe bugenda neza, ari kurera nyine ba bana ashoboye kandi nyine mwese bikaborohera. Ikindi kintu nk'uko nabibabwiye, dufite n'ubundi buryo bushobora kumara imyaka myinshi. Urugero muzumva abakoresha IUD yo mu mura bashyira ku nkondo y'umura igafunga nyine. Ibyo nabyo rwose hari uburyo bubiri, hari ikoresha imisemburo, hari ikoresha icyo twita kopa. Imisemburo rero ikimaze ni ugutuma nyine like ishobora kwinhibitinga even ovulation, cyangwa nyine bagushyiremo kopa ikizakora ni ugutuma habaho icyo twita inflammatory, itangiza icyo twita inflammatory process around the nyine y'inkondo y'umura, then ku buryo spams ntabwo zishobora kuza ngo ziharenge. Rero icyo gihe cyose uba ushaka kubikoresha nabyo birahari, ni uburyo bwiza buri effective, bishobora kumara even like imyaka 10. Uri wa muntu wifuza igihe kinini uboneje urubyaro, rwose ni option nziza itagira effect kandi ifasha abantu benshi. Muzajya mwumva abantu benshi rwose bayikunda gukoresha ku gapira ko mu mura. Ni ikintu cyiza gifasha amama benshi nyine kuboneza urubyaro kandi bakamara imyaka myinshi atarinze guhinduranya. Ni ibintu byiza nyine kandi bifasha abantu benshi. Ikindi kintu ushobora gukoresha udupira two mu kaboko, nk'uko mubizi hari akamara imyaka 3, imyaka 5. Rero abantu benshi bakunda kugira belief bakavuga ngo ngo turiya dupira ngo wagashyizemo ngo bituma umwana ngo adakura, ngo bituma umwana azingama. Guys, izo ni ntabwo ari byo rwose, kuko hari abantu benshi badukoresha kandi bameze neza, abana bameze neza, bakura neza, bafite imiryango myiza. Rero ntekereza yuko icyakubera cyiza ntabwo uri kubyara abana benshi bakurikiranye, cyane ko muri iyi minsi bigoye. Ni byiza kugira amahitamo yawe kugira ngo nyine abana bakomeze gukura neza. Kandi nyine urabizi guhora ubyara buri kenshi nabyo biri mu bintu bishyira ubuzima bw'umumama mu byago. Ntekereza ko atari option nziza, muba mukwiye kugira rwose amahitamo meza kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza. Rwose udupira two ku maboko natwo ni twiza, turi effective, kandi ikindi natwo tumara imyaka myinshi, bikaba byagufasha nyine kugira ngo ubanze wite kuri twa twana wabyaye, then niwifuza kongera kubyara rwose ukagakuramo ukongera ukabyara. It is simple. Abantu benshi bajya bazana amayeri bakavuga ngo abantu baboneza urubyaro ngo bagashyiramo udupira ngo turabura ngo tukagenda ngo ngiye muganga yarakabuze. Guys, nta muntu rwose ndabona agapira kabuze, cyane yuko bagashyira like hano munsi y'uruhu rwose gato ku buryo ushobora gukaruka kumva ntabwo ari ibintu bashyiramo imbere. Ikindi ntaho kahurira n'amaraso rwose ngo karabura. Ni byiza yuko rwose abamama mwitabira mukajya muboneza urubyaro kugira ngo ubuzima bwanyu namwe bumere neza, mubanze mwongere ubuzima bwisane. Uri kumva guhora utwite umwaka umwe, 2 ukongera ugatwita, 3 ukongera gutwita, ni ibintu rwose bigoye, haba physical even n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe bukaba affected. Ni byiza rero yuko ugira amahitamo meza ku buzima bwawe kugira ngo nyine n'umuryango ufite n'abana uri kurera ubahe cya gihe cyo kuganira, gukina, udahora uri muri stress. It is very important. Kuboneza urubyaro ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo rwose
n'umumama agire wa mwanya wo kuruhuka, wa mwanya wo kwitekerezaho, wa mwanya wo gukorera famiye, ibyo bintu byose biba bikenewe rwose kugira ngo twungurane ibitekerezo, ikindi dufashanye nyine hari mama na papa bose bafashanye kandi babone na wa mwanya nyine wo kurera abana. Ikindi kintu dushobora kugira bwa buryo bumara igihe gito harimo urushinge, abantu benshi nabo barabukoresha ariko ndashaka kukubwira yuko ubundi nabwo ni uburyo bwiza iyo wabashije kubikurikiza neza buri mezi atatu ugakurikiza randevu y'abaganga, ibyo rwose bizagufasha kuko ndabizi hari abantu benshi babikoresha kandi bameze neza, ariko ntimukajye mwumva ibintu abantu bavuga ngo ngo urushinge ngo rurakunanura ngo nyine bazana ibintu byinshi 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 ngo cyangwa bakavuga ngo ngewe waboneje urubyaro ngo ntukijya mu mihango ubwo ngo bya bintu byose biraza bikakwitekeramo ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, purize ni ukuri kuboneza urubyaro ni ibintu by'ingenzi bizagufasha kugira ngo nyine nawe ubone wiyiteho kandi ubone na tayimu yo gukina n'abana ufite muri ako kanya kandi bituma nyine n'abakorera nabo babeho neza. Ikindi ushobora guhitamo gukoresha ibinini, nabyo ni uburyo buhari rwose, ukamakinga shuwa ko buri munsi wanyweye ikinini cyawe, nabyo bizagufasha nyine kugira ngo nabwo ni uburyo buhari bwo kuboneza urubyaro. Hari ibinini rero byo mu bwoko harimo ibirimo progesterone gusa, harimo n'ibirimo estrogene na progesterone. Rero ibyo birimo estrogene na progesterone ntabwo byemewe na gato ku mama ukimara kubyara, ari nayo makosa benshi bakora ugasanga amaze kubyara ntajye ngo bamubonereze urubyaro, ahubwo aragiye muri farumasi aguze ngo ibinini gayizi, ugasanga icyumweru kimwe nta mashereka agira, ni ibintu bibabaje 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 cyane cyane rwose. Iryo kosa abamama benshi muzongeye kurikora kuko bigira nyine ingaruka ku buzima bw'umwana. Ni ukuri ntabwo ari byiza na gato gufata ibinini utazi kompozisiyo zirimo, ubundi nyine ibirimo estrogene, progesterone ntabwo byemewe ku mama ukimara kubyara kuko bituma nyine wa musemburo uduha amashereka witwa prolactin ugabanuka cyangwa ukanabura mu maraso, bikaba byatuma nyine ubura amashereka. Ni byiza yuko umenya ibyo bintu byose kugira ngo ujye wirinda ayo makosa nyine ahari kandi ashoboka. Ubundi hari uburyo bwinshi, hari ibyo twita patch, hari ibyo twita vaginal ring, hari uburyo bwinshi buhari ariko ubukunze gukoreshwa bw'igihe gito ni agashinge, ni ibinini, ikindi harimo n'abahitamo gukoresha condom. Yoyo umwihariko wayo ni uko ufite ubushobozi bwo kuba byanakurinda even infection n'izo ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, harimo HIV, hepatitis, n'ibyo za infection, syphilis, ibyo bintu byose nyine iyo ni wo mwihariko wayo wo kuba nyine yakurinda ibyo byose. Rero ni ukuri nimba uri mama uhora wibaza ngo ese n'ubumuga ni iyihe nama wangira ngo ni ubuhe buryo nakoresha, uyu munsi ndashaka kukubwira ko njyewe naguhitiramo gukoresha either bitewe n'imyaka yawe, ushobora gukoresha IUD ka gapira ko mu mura cyangwa ugakoresha nyine bwa buryo buri permanent, nimba uri wa muntu ukuze ugeze mu myaka 40, ni ukuri ndatekereza uburyo nabwo bwagufasha, ariko nanone ntibivuze ko ufite 35 ufite abana benshi wumva nta wundi rwose ugikeneye kubyara, nabyo wabikoresha, ni uburyo buri effective kandi bwagufasha. Ikindi rwose n'udupira natwo tubahitiramo cyane ko tumara igihe kinini, tukaba twagufasha nyine kuboneza urubyaro igihe kirekire utarindiriye wenda guhora ujya kwa muganga, ibyo byose bizagufasha, ariko nanone uburyo bwose burahari kugira ngo bugufashe kugira ngo nyine bitume nyine uwo mubyeyi ubona wa mwanya wo kwitekerezaho, ugatekereza kuri famiye, ikindi ukita no ku bana bawe, kandi ikindi bikakugabanyiriza nyine nawe risike zo guhora ubyara kenshi buri munsi buri mwaka, bikaba byatuma nyine n'ubuzima bwawe bujya mu kaga. Rero nimba hari ikibazo rwose wifuza kumbaza, ni karibu muri comment, ndabizi neza ko ikiganiro ari ingenzi, sinabivuga byose ngo mbirangize, tuganira duke 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 kugeza nyine buri muntu wese akuyemo igisubizo cy'ibyo yahoraga yibaza. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye ikiganiro kugera kirangiye, ariko nawe ntugende udakoze subscribe,
like and comment.